Bakristo bavandimwe inshuti kandi bana b'umubyeyi Bikira Mariya Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu munsi turagaruka ku cyemezo cya burundu cy'amabonekerwa ya Kibeho, tukongera kureba uburyo bwo kubaha no kwambaza Bikira Mariya bushimwa na Kiliziya. Musenyeri Augustin Misago aratanga umurongo n'amabwiriza muri aya magambo: ndasaba abasaseredoti bose hamwe n'ababafasha mu mirimo y'ivugabutumwa kongera umurego kugira ngo bahe abakristu n'abigishwa inyigisho zikwiye zigamije kubahugura no kubasobanurira bihagije inzira yo kubaha no kwambaza Bikira Mariya mu buryo bushimwa na Kiliziya. Bazabigire bashingiye ku nyigisho zo mu byanditswe bitagatifu n'izo mu ruhererekane rwa Kiliziya. Muri urwo rwego kwifashisha ubutumwa bwa Kibeho nk'uko bwatanzwe n'ababonekewe tumaze kwemeza biremewe kwifashisha ubutumwa bwa Kibeho dusenga, kwifashisha ubutumwa bwa Kibeho turushaho kumenya umwanya w'umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Birakwiye rero ko abasaseredoti n'ababafasha mu mirimo yabo ya buri munsi y'ivugabutumwa bakwiye kugaruka ku nyigisho za Kiliziya, bakwiye kugaruka ku gufasha abakristu kurushaho kumenya ubutumwa bwatangiwe i Kibeho kugira ngo barusheho kubukurikiza, maze ibyo umubyeyi Bikira Mariya yadusabye tugende tubyuzuza mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane ko adusaba guhinduka, akadusaba gusenga tutajenjetse, akadusaba kurushaho kwemera Yezu Kristo, gukundana ndetse no kwakira umusaraba mu buzima bwacu nk'abakristo. Tukomeze rero twitegure yubile, ariko tunagaruka ku butumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye i Kibeho, tumenye aho tugeze tubishyira mu bikorwa, tumenye aho tugeze twakira ubwo butumwa kandi budufasha kuba abakristu beza bashimwa n'Imana. Murakoze.